Nongeye kubifuriza kugira umugoroba mwiza nshuti bakunzi mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Mwese ndizera yuko mumeze neza cyane, namwe mudukurikiye muri mu bindi bihugu bitandukanye muraza kubitubwira muri comment section, mushobora kujyamo mukatwandikira mukatubwira ko uri aha ngaha nta Mozambique, South Africa, Australia ndetse n'ahandi hatandukanye. Reka rero tuganire ku makuru. Ni inkuru umbazaniye ikomeye cyane kuri witwa Dr Richard Sezibera. Uyu nguyu yahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, ngira ngo murabyibuka neza mu myaka yatambutse za 2019, ndumva ari we waje guhita akorera mu ngata witwa Madame Louise Mushikiwabo magato yuko aza kuvanwa kuri uwo mwanya. Mbere gato yuko ngaruka kuri iyo nkuru rero, reka mbanze mbaye incamake y'andi makuru y'ingenzi tubone kuganira ku nkuru yacu kuri Dr Richard Sezibera. Amakuru atugeraho muri uyu mugoroba aturutse muri Korea ya ruguru, ndumva niyo nkuru ikomeje kugenda igaruka cyane n'ibitangazamakuru bitandukanye. Nuko ubu tuvugana Korea ya ruguru witwa Kim Jong Un yamaze guhitamo umukobwa we nk'uzamusimbura ku butegetsi. Kuri uwa kane tariki ya 12 Gashyantare 2026, ibiro by'ubutasi bya Korea y'Epfo byabwiye abadepite ko umuyobozi wa Korea ya ruguru Kim Jong Un yahisemo umukobwa we nk'umuzungura we. Ni ibintu bike bizwi kuri Kim Ju-aye wagiye agaragara mu mezi ashize iruhande rwa se mu birori bikomeye cyane nk'igihe asura Beijing mu Bushinwa muri Nzeri, mu rugendo rwa mbere ruzwi mu mahanga rw'uyu mwana w'umukobwa bikekwa ko yavutse hagati ya 2012 ndetse na 2013. Bivuze ko rero afite imyaka hagati ya 14 na 13 gutyo, hagati ya 14 ndetse na 13, akaba rero ari ugomba kuzasimbura se ku butegetsi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza muri Korea y'Epfo cyavuze ko kizakomeza gukurikiranira hafi niba azitabira na kongere y'ishyaka riri ku butegetsi mu mpera z'uku kwezi, igikorwa kinini cya politike kiba rimwe mu myaka igera kuri 5. Muri iyi kongere niho rero biteganyijwe ko ubutegetsi bwa Pyongyang buzatanga ibisobanuro birambuye ku bibazo by'ingenzi nka politike y'ububanyi n'amahanga, imyiteguro y'intambara ndetse na gahunda yo gukomeza gucura intwaro kirimbuzi y'imyaka 5 iri imbere. Ku wa kane umudepite witwa Lee Se-wong Kwen yabwiye abanyamakuru ko Ju-aye wahoze asobanurwa na Nise nk'uri gutegurirwa kuzasimbura se, ubu ari mu cyiciro cyo gutangazwa ko ari we muzungura wa se. Ju-aye niwe mwana rukumbi uzwi wa Kim Jong Un n'umugore we Lee Sol-ju. Nise yizera ko Kim Jong Un afite umuhungu mukuru, ariko uyu muhungu ntabwo yigeze yemerwa cyangwa ngo yerekanwe mu bitangazamakuru byo muri Korea ya ruguru. Amakuru kandi avuga ko uyu mukobwa niwe uhabwa amahirwe cyane yo kuzasimbura se ku butegetsi cyangwa se kuzakorera se mu ngata, kuzakora mu ngata se umubyara yitwa Kim Jong Un muri Korea ya ruguru. Mbere gato yuko tujya ku nkuru yacu, reka mbabwire ko kera kabaye ikibuga cy'indege cya Goma cyongeye kugwaho indege. Umuyobozi w'agateganyo w'ubutumwa bwa Loni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Viviane Van de Pel yageze mu gihe wa Goma aho agiye kugirana ibiganiro n'ubuyobozi bwa M23. Ku manywa yo kuri wa kane tariki ya 12 Gashyantare nibwo indege yo mu bwoko bwa kajugujugu yari mutwaye yaguye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Nibwo bwa mbere iki kibuga cyari kiguweho n'indege kuva muri Mutarama 25 ubwo cyafungwaga mbere gato yuko M23 kandi ifata umujyi wa Goma. Indege ya Viviane Van de Pel yakiguyeho nyuma yo kubanza kandi guhabwa uruhushya na M23. Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye yatangaje ko uruzinduko rwe i Goma rukurikira ibiganiro yagiranye n'abayobozi ba leta ya Kongo, ndetse rukaba kandi ari kimwe mu bigize imyiteguro yo gushyigikira uburyo bwo kugenzura ndetse no kugikurikirana ihagarikwa ry'imirwano. Byitezwe ko i Goma ahagiranira ibiganiro na M23 kugira ngo hatezwe imbere gahunda zifatika zijyanye n'urwego rwashyizweho ngo rukurikirane iyubahirizwa ry'agahenge nk'uko amakuru abishimangira. Tugiye kuganira rero mu kanya gato ku nkuru ivugwa kuri Dr Richard Sezibera, ariko reka mbanze mbabwire ko ku mirongo y'imbere ku mirwano ku rugamba ahitwa Masisi, imirwano ikaze yahuje Wazalendo ndetse na M23 Ibiguri. Imirwano ikaze kuri wa gatatu ushize tariki ya 11 Gashyantare 2026 yahuje inyeshyamba za Wazalendo n'abarwanyi umutwe wa FC23 ahitwa Biguri, agace kera cyane gaherereye hafi ya Karengera muri sheferi ya Bashal Tetwali ya Masisi.
nk'uko amakuru aturuka muri ako gace avuga. Inyeshyamba za Wazalendo zagabye igitero ku birindiro bya FC23 kuri axe ya Kirumbu ahagana saa 2 z'igitondo. Hakurikiyeho kurasana hakoreshejwe kandi imbunda nto ziremereye, bituma kandi ibikorwa by'ubuhinzi bihungabana nk'uko nkuru dukesha Kivu Morning Post ikomeza kugenda bisobanura. Mu mirima habereye imirwano kuva kandi mu gitondo, ibikorwa by'ubuhinzi byahagaritswe, ariko ibintu biri kumera neza. Hari hashize kandi igihe kirekire aba Wazalendo batagera muri iyi zone. Umutuzo wagarutse guhera saa 6. Uyu muturage wavuganye n'urubuga dukesha inkuru, biravugwa ko nyuma ya saa 6 kandi ibintu byari bitangiye gusubira mu buryo. Abarwanyi ba FC23 bakaba kandi bongerewe ikarengera ndetse no mu bice byegereye ngo babungabunge umutekano. Kuva mu kuboza Karengera no mu nkengero zayo ngo hari umutuzo urebye, usibye udukorwa tumwe na tumwe two guhungabanya umutekano twagiye tugaragaraho ngaho. Ikaze rero muri amakuru kuri Dr Richard Sezibera, nk'uko nabivuze yabaye mu nshingano zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi umwanya duheruka kumenyaho nuko yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, birumvikana muri Minafete. Hanyuma hari abantu nahoze mbona mu kanya gato ni ku mbuga nkoranyambaga bibaza batese uyu mugabo ari he. Hari amakuru igeze agaragaza y'uburwayi bwe, ariko biza kuvuga ko ubwo burwayi bwanakize. Bibazaga rero ko mu by'ukuri ati aramutse rwose asohotse kuri iyo pepa kongera agahabwa inshingano, kuko bavugaga ku buhanga bwe, bamugaragaza nk'umuntu warwanya urugamba rwo kubura igihugu cy'u Rwanda, umuganga ukomeye, umunyapolitike wabaye umusirikare. Ati mu by'ukuri birakwiye ko yakongera kugirirwa icyizere, akongera guhabwa inshingano n'umukuru w'igihugu, cyangwa se akaba yahabwa umwanya runaka, yaba muri guverinoma, yagirwa minisitiri, cyangwa se yahabwa izindi nshingano zose. Icy'ingenzi nuko yongera gusubizwa mu kazi. Rero hari inkuru ngira ngo mbihuze nabyo. Hari inkuru yanditswe ku itariki ya 12 kwezi kwa 2024, umusirikare, umudiplomate n'umuganga wavuriraga inkomere mu rutoki byinshi kuri Dr Richard Sezibera uri mu babohoye u Rwanda. Izina Ambassadeur Dr Richard Sezibera sirishya mu matwi y'Abanyarwanda, kuko nyiraryo ari mu bagize uruhare rukomeye mu kuzura u Rwanda rwari rwarishwe na politiki yari ishingiye ku moko, rugahuka ubwo jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 yashyirwaga mu bikorwa. Uyu mugabo wavukiye Ingozi mu Burundi agakurira muri Uganda, nawe yari mu basore n'inkumi bafashe icyemezo gikomeye cyane cyo kureka ibyo yarimo ajya ku rugamba rwo kubura igihugu ubwo yari asoje amasomo ye mu buvuzi. Ni urugamba yakozemo imirimo myinshi, haba gufata imbunda agahangana byeruye n'umwanzi, kuvura inkomere mu bihe bikomeye, kuyobora bagenzi be ndetse n'ibindi. Nyuma yo kubohora u Rwanda yakoze imirimo itandukanye, haba muri guverinoma, muri nshinga amategeko, guhagararira u Rwanda mu bindi bihugu, iyo mu ishami rya Loni ryita ku buzima OMS ndetse n'ahandi. Icyakora mu myaka nk'ine ishyira 5 ishize ntabwo yari akigaragara muri politike cyane, atari uko yayiretse, ahubwo kubera ibibazo by'ubuzima butari bwifashe neza. Muri 2019 yagize ibibazo bya stroke, hahandi imitsi yo mu bwonko igira ikibazo, amaraso akavura, hanyuma ayavuze akabuza andi gutambuka, bishobora gutwara ubuzima bw'uwo byabayeho mu gihe ataba atabawe vuba. Ni ibintu byamubayeho bimutunguye, ariko umuryango we na guverinoma y'u Rwanda baramufasha, ubu akaba ari mu rugendo rwo gukira. Ati mu kiganiro yagiranye na RBA, Ambassadeur Dr Richard Sezibera yagarutse kuko amerewe, ariko anakomoza ku nzira yanyuzemo kuva akiri umwana kugeza uyu munsi. Yageze kuri byinshi byishimirwa na buri wese. Ati navukiye Ingozi mu Burundi kubera amateka yaranze u Rwanda. Data yishwe mu mwaka wa 1963, urumva navukiye mu buhunzi muri icyo gihugu, ariko nkurira muri Uganda mu muryango wo kwa marume, ari naho nize kugeza ngarutse mu Rwanda mu mwaka wa 1990, indi mu ngabo zari za RPA. Nubwo yavukiye akanakurira kandi mu buhunzi, yari azi ko uko bizagenda kose yazasubira iwabo akabona uburenganzira nk'ubw'abandi. Iyo ikaba impamvu nyamukuru kandi yatumye yiyunga ku bandi, nawe yegura intwaro, kuko inzira z'amahoro zari zanze kugira ngo abone uburenganzira ku gihugu cye. Yari yarimwe kubwo ikirahure ngo cyari cyaruzuye, nk'uko byavuga ku ngoma ya Perezida Juvenal Habyarimana. Ni mu bihe kandi Uganda nayo yari iri mu guhura n'ibibazo bitandukanye, aho nta munsi wiraga Abanyarwanda batibukijwe ko Uganda atari gakondo yabo. Ari nabwo navugaga ni inzira yose bizasaba ko nongera kugera mu Rwanda nzayikoresha, ndetse biba amahire ko na FPR Inkotanyi yari yarateguye uko izabohora u Rwanda. Ambassadeur Dr Richard Sezibera wavutse mu mwaka wa 1964, mbere yo kwinjira mu ngabo yabanje gukora mu buvuzi bwa Uganda, abanza gukora mu bitaro bya gisirikare bya Mbuya
nyuma ajya imbare ahamara umwaka. Yiyemeje kuva aho yahembwaga neza mu gihugu cyari gifite byose ajya gutanga umusanzu we mu kuvura inkomere zakomerekeraga ku rugamba rwo kubohora igihugu. Ati byari bigoye cyane, ntabwo twari dufite aho gukura ibikoresho by'ubuvuzi hahagije, nta bikorwa remezo, ariko nubwo byari bimeze bityo hari hakenewe ubuvuzi. Twakoze uko twari dushoboye, twabaze indembe tubikorera mu ntoki n'ahandi mu ishyamba, ariko tukabikora. Twari dufite ikinya cy'ibanze. Ati byari bikomeye cyane, nawe urumva. Ati kubaga abantu amasasu akuri hejuru. Ati rimwe na rimwe kandi mu mwijima, hahandi bisaba gucana itoroshi, cyari ikintu gisaba ubwitange. Iyo mirimo ati bayikoraga ndetse no ku baturage b'abakene nk'igihe twari mu majyaruguru. Ati ndibuka ko twagombaga kandi gukingira abasirikare bacu n'abaturage bari aho hafi. Nubwo tutari dufite ibikoresho bihagije, twasangiye bike twari dufite n'abaturage bahejwe na leta yari iriho. Ku rundi ruhande ariko Ambasaderi Dr Sezibera, ubwo buzima bugoye ngo bwamwigishije ibintu byinshi, birimo uburyo urubyiruko kandi rw'icyo gihe rwari ku rugamba rwari rufite umutima ukomeye ntiruheranwe n'ibibazo. Byageze aho umwana witabwagaho ari kuvurwa wenda amaze igihe gito abazwe kubw'ibikomere yakuye ku rugamba, agashaka gutoroka ashaka gusubira ku ikotaniro ngo afashe mu gutsinda umwanzi kabone nubwo atari yakira. Ambasaderi Dr Sezibera ati icya kabiri nize akamaro k'ubuyobozi bufite intego. Nyuma y'ibyo bikorwa byo kubaga inkomere, ati nabaga ndaho, ati nkabona Perezida Kagame aje bitunguranye, utabasha no gutekereza, akakubaza uko umerewe, uko ibintu biri gukorwa, uko abo witaho bamerewe, akakubaza niba mwabonye ibyo mukeneye byose, mbese ukabona ko yitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Agaragaza ko kugira umuyobozi nk'uwo ukemura buri kibazo cyose cyaba igikomeye n'icyoroheje, ati byanyigishije akamaro k'ubuyobozi bufite intego. Perezida Paul Kagame ntiyasabwaga no kuvuga kuko ibikorwa bye byari amasomo akomeye cyane kuri twese. U Rwanda rukibohorwa, Ambasaderi Dr Sezibera we n'itsinda rye bari ku musozi wa Jali, ari naho kandi barwaniye. Mu ijoro ryo ku itariki ya 3 Nyakanga umwaka wa 1994 ingabo za Habyarimana zatangiye guhunga igihugu, ariko ziva mu mujyi wa Kigali kibunamo amaguru, kuko ibintu byari biri kujya mu buryo u Rwanda rubohowe. We na rya tsinda rye bumvaga ko baza mu mujyi bagafasha mu bindi, ariko babwirwa ko bidashoboka, ahubwo bagombaga kandi gushushubikanya inzirabwoba zavaga mu gihugu. Ati itsinda ryanjye ryafatanyije n'abandi dukurikira izo ngabo, ati zahungaga tuzigeza ku Gisenyi, Rubavu y'ubu. Ati ndetse tumenya ko bambutse bajya Zaire. Njye sinigeze kandi ninjira mu mujyi wa Kigali neza, nahise njye Gisenyi. Icyakora nyuma y'ibyumweru bigera kuri 3 Ambasaderi Dr Sezibera yakiriye ubutumwa mubwira ko hakenewe i Kigali byihutirwa. Agaruka asabwa kuba umunyamabanga wa Perezida Pasiteri Bizimungu. Imirimo yakoze amezi make. Mu mwaka wa 1995 atorerwa kuba umwe mu batandatu bagombaga kandi guhagararira ingabo mu nteko ishinga amategeko kugeza mu mwaka wa 1999. Ati nahise rero ngirwa ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Soje iyo mirimo kandi nagarutse mu Rwanda intumwa yihariye ya Perezida Paul Kagame mu karere k'ibiyaga bigari nk'imyaka runaka. Ayisoje yagizwe Minisitiri w'Ubuzima, na cyane ko yari umuganga wabyize. Abivuyemo ajya kuba umunyamabanga mukuru wa Afurika y'Iburasirazuba kuva muri 2011 kugeza muri 2016, nyuma umusenateri ukugera 2018. 2018 yagizwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, aza gusimburwa mu Gushyingo na 2019. Uko stroke yamufashe ari umwe mu bantu 4 bagizwe intumwa zihariye z'umuryango w'ibihugu bikoresha icyongereza Commonwealth. Abajijwe uko byagenze, Ambasaderi Dr Sezibera yavuze ko icyo gihe yari mu kazi bisanzwe, agiye ku ifunguro rya saa sita ahita agira icyo kibazo. Ati ntari bimenyetso mpuruza nigeze mbona, nari imeze neza, mfite ubuzima bwiza, nari umuntu ukora siporo. Icyo gihe kandi nakoraga imirimo yanjye neza, nkina tennis nk'uko bisanzwe, ndetse ntabwo nari mfite ibiro birenze. Yego nari mbyibushye tukurusha uko nabishakaga, ariko ntabwo nari mfite ibiro birenze urugero. Ariko uyu munsi ndi mu rugendo rwo gukira. Ambasaderi Dr Sezibera yavuze ko uyu munsi ameze neza ndetse ari mu rugendo rwo gukira iyo stroke, bigizwemo uruhare n'ubuvuzi bwiza ahawe afashijwe na guverinoma y'u Rwanda n'umuryango we. Ati ndi gukira ni ibintu bifata igihe. Twibuke ko ndi mu myaka yo gukura. Iyo biba nkiri mu myaka 20 nakabaye narakize mu gihe gito, ariko ndi gukira. Akirwara mu mezi ya mbere yagendeye mu ngare y'abafite ubumuga nk'amezi agera kuri 3.
nyuma atangira kandi kwigenza ariko akavuga ko yagize amahirwe ubwonko ntibwangirika wenda ati nko kuvuga ati kwibuka ati n'ibindi ngo bibe byagenda ati byari ibibazo ati nko ku muryango wanjye ariko byaramfashije ati umugore wanjye n'abana bamba hafi ati nafashijwe kandi cyane na guverinoma y'u Rwanda by'umwihariko perezida Paul Kagame bituma mbona ubuvuzi buteye imbere haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo byari ibihe bigoye ariko nshima ko ati twabinyuzemo mu masomo yungukiye muri ibyo bibazo harimo ko yiboneye icyo kugira Imana n'igihugu cyita ku baturage bacyo bivuze ndetse n'umuryango by'umwihariko ku bijyanye n'imirimo mishya Dr Sezibera kandi yagaragaje ko ari kubanza kwiyitaho ngo akire neza cyane na cyane ko nabyo ari undi murimo ariko hagati aho bijyanye n'uko yagizwe intumwa ya OMS mu bijyanye n'ubuzima n'uburezi hari ubwo acishamo kandi akandika mu kuzuza izo nshingano ariko ubu ikiri imbere cyane ni ukubanza kwiyitaho akaba rero ari Ambassadeur Dr Richard Sezibera. Kare mbashimire mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.